ikintu twaza tubane ese inshuti ishobora kuruta umunyamuryango ite? Abanyamuryango twamaze kumenya ko ari abantu mugirana iki isano. Hari ubwo baba babyara bawe, hari ubwo baba babyara bawe, hari ubwo baba bashiki bawe, hari ubwo baba bakuru bawe, hari ubwo baba ba nyogosenge baki, mbese umuryango nk'uko wumva ikiryango. Umunyamuryango rero ni ryari ashobora kurutwa n'inshuti? Murakoze cyane. Ubundi nk'uko mwabisobanuye, umuntu aba umuvandimwe wawe, duhere ku muvandimwe igihe muvuka ku babyeyi bamwe, hakabaho noneho n'abavandimwe muri rusange bagize umuryango wawe. Nibo baba byarabanyine twavuze icyo munyanganire ninjiremo gutyo nsobanure. Siko bimeze. Mushobora kuba ntidutinde ko mushobora kuba muvukana batakwiyumvamo, sibyo? Ariko kandi n'abanyamuryango abo ngabo ndabyumva ndacyasobanura aho inshuti ishobora kuruta umuvandimwe. Aho niho nshaka kugwisha. Inshuti ni wa muntu mwagize ikibahuza, noneho rero umunyamuryango ni umuntu mufitanye isano. Ni gute noneho ya nshuti ishobora kuruta umunyamuryango? Njyewe nkanjye uko mba mbyumva nuko njyewe mbibona n'inama ndetse nshobora kugira ababa batwumva nk'abakunda Vania TV show. Reka tubanza tunabashimire ko mudukunda. Turabashimira cyane kabisa. Munadukorera subscribe. Seriyoti ni yanyu kabisa. Munadukorera subscribe, comment, share ndetse na like. Buriya njyewe ikintu cya mbere numva cyaba kizima nuko twagirana isano y'amaraso ndetse hakabaho n'iy'ubushuti. Icyo kintu nk'uko wagumye ubivuga ni amata y'ababyaye iki? Amavuta. Uzi kubona amata atagira amavuta na gake? Ayo mata ntabwo aba ari mazima y'ubwabo. Ayo si amata n'abatwumva bavuga. Ayo ni amavaruganda ntabwo aba yavuye. Ngo ayo ntabwo ari amata, iyo atabye amavuta ntabwo aba ari amata. Bivuga ko rero n'ubundi y'amata by'amavuta ubonye ibintu bibiri byiza kandi byose byiza. Umunyamuryango utabyara ubushuti bamenye kubona mu muryango ntawe nta sano iri aho umuntu rwose bushya. Rero icyo nshishikariza abadukurikirana nuko twaba abanyamuryango ndetse tukaba n'inshuti ku buryo twiyumvanamo. Uzi ko umuntu ari mu muvandimwe wawe ariko ukaba wumva yuko ibyawe utabimubwira bitewe n'uko uzi ko atari bubyumve. Ariko ukumva yuko wa undi mwahuriye umuhanda n'abaye inshuti mwahuriye muri bisi ari ushaka kubwira ibyawe akabyumva. Reka ngura kandi kantu gato. Tekereza ko ubutuye nkaha umuvandimwe wawe muvukana akaza agasura utuye hano, we ntabwo akagenda atakugezeho. Icyo kintu cyumva kandi abizi neza ko aho hantu hatuye. Icyo kintu nyine urumva ni ikintu kiba kigoye cyane kirenze n'intekerezo zawe. Rero ibyo bintu igituma ibi biganiro bitambuka kuri Vania TV show ni ukugira ngo abantu bagifite ibyo bintu mu mitima babikuremo, twubake u Rwanda n'imiryango ifite urukundo. Si n'u Rwanda gusa, isi yose muri rusange. Isi yose iyo ikiryango cyamaze kumva ko kigomba kugira urukundo hagati yabo, cyangwa se hari isano ituma mbese ibisano koko nyasano bakagira ubushuti, isi yose ni ukuvuga ngo ibiki amahoro. Ibiganiro byacu ni ibiganiro by'ubwenge, tuba dukeneye ko namwe muduha comment mukaduha ibitekerezo. Ahubwo ni byiza cyane rwose. Ibitekerezo byabo nabo se babyumva bate? Naho n'iyi si isigaye ikunda ibintu bitari mu bwenge, ariko twe ntituzanirwa kugira ute kuvuga iby'ubwenge. Twebwe Vania TV show ibaye hano kugira ngo tuganire, tujye tuvuga ibintu byakungura umuntu ubwenge ndetse byagira n'ubumenyi bisiga mu bantu, bikazaba n'igicumbi cyo kuzabaho kw'iyindi minsi y'abazadukurikira. Inshuti bakunze rero mukurikiye Vania TV show, reka twongere tubashimire kandi tubakira tubaha ndetse ikaze mu kiganiro cyacu. Muri iki kiganiro rero dufite abagabo babiri hano ndetse nanjye wa gatatu muri kundeba. Reka rero mbere yuko bivuga amazina, njyewe mubona hano ku ruhande n'iyi mikoro,
izina ni Shingiro Jean de Dieu aka aka yenda nryihorere muzaryumva no mu bindi tuba turimo, ariko noneho turi kumwe n'abandi babiri hano, reka nabo batwibwire mbere yo kugira ngo tuganire. Ikiganiro kandi tugiye kuganiraho ni ikiganiro kijyanye ese inshuti ndetse n'abavandimwe bacyumva kugira ngo babe bagisesenguraho baze kutubwira neza ubundi ni ryari inshuti ishobora kukurutira umunyamuryango cyangwa se abanyamuryango. Reka rero duhere kuri uyu, we amazina yawe bakwita nde? Murakoze cyane, amazina yanjye ni Manzi Yabeza. Manzi Yabeza. Nitwa Manzi Yabeza. Aha, wowe bakwita nde? Yewe amazina ni Habimana JB, ari we Habimana Jean Baptiste, ubwo mu magambo magufi ya nyine ni JB. Natekereza ko abantu nyine bakurikirana Vanilla TV show baba babisobanukiwe. JB bishaka kuba ko ari Jean Baptiste. Ubwo JB ni Jean ibanziriza John, noneho B Baptiste. Ubwo bivuga ko abantu bose nshobora kuvuga ngo JB buri wese akumva ko ari Jean Baptiste cyangwa John Baptiste. Njye ntabwo ariko ndi kubyumva. Wowe urabyumva ute? JB ahubwo sinzi ibyo bintu byari. Nama nyine ni izina rihinnye, yewe yavuze ko izina ijambo Jean rivuga John cyangwa se Jean nk'uko tubivuga mu Gifaransa, noneho ba ikavuga Batista. Ntabwo mbyemera kuko iyo bashaka nayita Bizimana. Shaka niyo banayita Bizimana, bikora Imana. None se ariko Bosco bitera se ni nkuko nta muntu ushobora gusa nimba nitwa Habimana JB, ubwo ni Habimana Jean Baptiste. Ikigaragaza ntabwo bavuga ngo Habimana Jean Bizimana. Habimana Jean Bosco bimpinire twumve. Jean Bosco n'ubundi Jean Bosco n'ubundi na Jean Baptiste na Baptiste, zose ni alphabetic zibanza zijyana. Ese bisangiye alpha. Niyo mpamvu aho ngaho wenda ageze hagasobanura ko JB bivuga Jean Baptiste. Mu mutwe we ariko nikabitekerezo. Oya si mu mutwe we. Ahubwo bishaka kuvuga ko ni kureba kuri la modoka ya investigation ya RIB. Bandikaho RIB yonyine, noneho hasi bagashyira inifu. Babashatse kugaragaza ko ziriya nyuguti hari ibindi zishobora guhagararira ariko bitari icyo ngicyo bashaka kugira ute kuvuga. Reka ibyo mbe mbyemeye ariko simbyemeye neza. None reka nkubaze nawe guhereza ikindi kintu cyoroshye. Uri kureba nk'ubu nka zino modoka zitwara abacunga umutekano b'igihugu nka gisirikare. Hari RDF, hari na RNP. Urumva iyo ari RDF ubwo ni Rwanda Defense Force. Rero ni JB dore iyo tumaze guhina ikintu sibyo kugira ngo kibe cya kintu official nuko nta kindi kigomba kugira iyo mpine isa n'icyo kintu. Buriya kuri ubona nko kwambazaga RIB kuri yabihinnye ni kuriya narindi jambo rigomba guhinwa kuriya ngo riramburwe kuriya. Birashoboka. Oya none se birashoboka. Mpuzamahanga tubivuga ruri kwego mpuzamahanga. Buryo ndibone mu gitabo sinirwe njya kuvuga ngo ni Jean Bosco cyangwa ni Jacques. Mpuzamahanga bisi yose babizi. Iyo ni ya miryango. Icyo ntekereza cyo wenda ari amazina bishobora kuba amazina bitaba ubundi mpuzamahanga ni rya zina nk'umuryango ni nk'imiryango runaka cyangwa se kampani runaka. Izo nizo twavuga mpuzamahanga zishobora kuba zakoresha izo mpine zitagira izindi zihura. Ariko tugende nko ku mazina ko hari ubwo usanga banditse tuvuge ngo ni ha noneho hirya bakandika yenda Jean Bosco sibyo Jean Bosco cyangwa se Emmanuel sibyo bakandika Emmanuel bandika tuvuge ni amazina abiri bakandika ha bakashyira akadomo noneho hirya bakandika Emmanuel. Iri zina bahinnye hano hirya rishobora kuba Habimana, rishobora kuba Habiyambere, rishobora kuba Hakorimana, Hafashimana, amazina nkayo. Byumvikana ko iyo ha inyuguti igaragaje ishobora ari inyuguti igaragara ishobora kuvuga amazina menshi. Ngere nkatekereza ko ku mazina navuga yenda bwite
bishobora kuba byagira ute amazina ashobora guhuza iyo nyuguti cyangwa se rikaba ryahurira kuri izo nyuguti nyinshi. Njyewe ibyo nemera muri njyewe sibyo atari iminizwi ku rwego rw'isi izwi ntago waza izina ntago narihina njyewe ni ku bwanjye ni ku bwanjye ni ku byiyumviro byawe ariko abandi siko ntago wambwira jibi rero nguze kunyemeza ahubwo vuga ngo kandi hariho n'itabi ryitwa gutyo jibi wowe uri ni kuvuga jibu amazi ntabwo ari JB. ni jebi iyo bavuze Ntabwo ari JB jibu. na jibu w'ibintu ahubwo w'ibintu yagiye abihuza agafata amazi akayahuza oya jewe Aha, nafashe hari nkaho n'ikindi. utabubisobanuriye Hari byanditse n'ikindi. gusa Byanditse. byanditse icyo bibazo nanjye reka nkibazaho nk'ubu nitwa Jean de Dieu ariko mu by'ukuri iyo bagiye kurihina bandika GD hari uburyo babyandikamo ariko bizwi nyine ubundi aho Wewe GB wahituza ubu nta gapapuro kanditseho GB namenya tunije ubundi hariho gufata ibintu uri kuvuga GB JB mu kinyarwanda ni ja na ba sibyo kuvuga se ariko harimo attention iyo ubanze ja batabyumva neza ushyiramo akadomo hagati kuko iriya ja n'aba ntabwo bihuye. dukomeze rero reka dukomeze natanabyumviye ni devoir azagende nawe yige azagende kuko nuzaze nkomeje gukora ubucukumbuzi ubundi ntabwo umuntu ajya apfa kumfatisha ubundi twigaga atareba niba yarize ikigoroba azasubira no kwiga igitondo kugira ngo ibintu bigende neza umwigizo mine njye kwiga guhina ibyo nize niko bimeze ntabwo nzigera mpena ibyo nize nyine uwo uzabifate gutyo nuko twakomeje ikiganiro twari turiho ikiganiro kivuga ngo ese umuvandimwe inshuti iruta ryari umuvandimwe cyangwa umunyamuryango cyangwa se abanyamuryango. Nuko iyo tuvuze abanyamuryango tuvuga abo tugira n'isano sibyo nabo tugira n'isano noneho inshuti niyo mufite icyo mwahuriyeho kigatuma mwitwa inshuti cyangwa se hari icyabahuje mukitwa inshuti. None reka yenda duhere kuri wowe utubwire uti ariko ubundi umuntu inshuti umwumva ute iyo bavuze inshuti? Urakoze cyane iyo mvuze iyo gafate neza ubundi atubwire murakoze cyane kandi namwe bakunzi ba Vania TV show turabashimira ukuntu muri kudukurikirana cyane. Nkomeje rero nsubiza wari uri kumbaza ngo nkahangaha nibyo birabyiza bagiye bareba mu maso hawe bumve ko ibyo babwira nta kubabeshya. Murakoze cyane ku buryo uyifata nka inshuti. Ubundi muri rusange inshuti je uko mbyumva ni wa muntu mwemera kuba muri kumwe muri byose mugasangira twose mwahujwe n'ikintu runaka. Urugero mushobora guhurira mu kazi hakagira ikintu runaka kibaho kikabahuza. Icyo kibahuje kigata kiba ipfundo ry'umubano ryo kuba inshuti. Ryo kuba inshuti yego. Nyuma y'ibyo rero na nyuma y'ubumuntu iyo nshuti bitewe n'aya mateka mufitanye yari inshuti nziza birashoboka ko n'icyo kintu cyagukururira kuba inshuti n'umuntu atari inshuti nziza ariko yari inshuti nziza ni umugisha ubugize. Ni umugisha ubugize bibarakarusha. Aho rero ndumva nta ujya kure yawe nanjye numva ariko nshobora kujya JB sinzi wowe urabyumva utubundi. Jewe nkurikije inshuti ubundi inshuti nyine yanze bikunze n'uwo mufite ibyo mwahuriyeho mushobora guhura nyine nk'uko mugenzi wanjye yabanjije kubivuga mu kazi mushobora guhurira mu rugendo runaka kuko birashoboka cyane inshuti ziva ahantu henshi no mu kabari zirahava cyane no mu kabari zirahava sibye ko inshuti zirahava. hari igihe bumwe iyo inshuti zo mu kabari ishobora kutaba nziza ubundi ikaba nziza nk'uko n'undi mwahura mu rugendo ikaba nziza ubundi nibe nziza byose birashoboka. Nk'uko ariko noneho rero hakaba hariho akarusho kaho wenda inshuti wayisanga noneho yaba ari inshuti nziza noneho bikaba akarusho uri inshuti wasanze mu nzu y'Imana. Inshuti wasanze mu nzu y'Imana ubwo ni mu rusengero. Inshuti wasanze mu nzu y'Imana noneho buri inshuti wasanze mu rusengero ikaba ari inshuti nziza y'inyizerwa nawe ukaba umwizerwa kuri we noneho mwese ku buryo buri umwe wese abereraho mugenzi we aho
undi yateshutse nyine kuko mbese akamuba hafi yagira ahateshuka ntakwepe ngo yigire inyuma ahubwo akaba uwa mbere mu kumugira inama. Yego ubundi nyine inshuti ubundi ya nyayo inshuti ya nyayo ni inshuti ishobora kuba waba nyine ishaka kugutera ingabo mu bitugu. Buri akenshi inshuti zimwe na zimwe dukunze guhuzwa n'ibyiza gusa. Noneho nk'ubu urugero naba wenda hariho ubushobozi runaka mfite bwo kuba wenda mfite nka business runaka nkora, mfite akazi keza, noneho ya nshuti yanjye igashimishwa nuko impamagara kuri telefone atalo ukayikemurira ibibazo, sinagize ikibazo runaka ati none se ntago wandungikira 100 birashoboka. Mbese ikaba ari ya nshuti ishaka guhora iguprofita. Hari inshuti zimera gutyo ukumva ko umuntu niba mubaye inshuti ugiye kumunyunyuza. Icyo kintu kijya cyo ugasanga ni ikintu cyo kiba kitameze neza. Izo nazo zirahari. Izo twazishyira mu nshuti mbi cyane nziza. Ukurikije nk'ubu wenda dushobora kubona ko birashoboka ko yaba ari wa muntu dushaka kuba twese twarahujwe wenda n'akazi, noneho wenda nk'igihe nshobora kuba ngize ikibazo runaka nkaba naguhamagara noneho ukakimfashamo, noneho nawe wenda igihe wagize ikibazo runaka ukampamagara noneho tugafashanya. Izo ni inshuti nziza. Noneho inshuti mbi ni ya nshuti ariko zitwa inshuti. Yego ni ya nshuti ishaka kurya kawe yo nakayivaho kandi nayo mu by'ukuri hari akifite. Rega buriya nta muntu udafite agatsindwa si inshuti. Nta muntu udafite icyo yafashisha mugenzi we. Birashoboka ko dushaka kuba tubana ariko tutanganya ubushobozi. Cyane ukaba ufite akazi keza gahemba neza ariko wenda njye mfite agaciriritse, birashoboka. Ariko bitavuze yuko byibuza ese niba ntacyo ufite wamfashisha cyo mu bigaragara, ese byibuza nta n'ibitekerezo bizima waba. Uko baravuga ngo burya ngo backup y'umugabo nziza ngo nabajyanama beza. Ubundi ko numva uba ufite ibintu by'ikinyarwanda gikakaye. Je nabaye mu banyarwanda ariko ushobora kuba uri na mukuru ariko mu myaka yanjye utuntu nk'utwo dutsinze. Gukura ntago ari imyaka ahubwo ni experience y'ibintu ugenda uhura nabyo. Rero ibintu nahuye nabyo byamaye kuba natekereza kuri iyi level mbona. Gukura mu ntekerezo. Ubwo uburiya umuntu ufite imyaka 100 ashobora kurutwa n'umuntu ufite imyaka 10. Hari ibyo abazi kuko hari ibyo aba yarabonye wa wundi w'imyaka 10 atabonye. Ibyo turabimwubahira. Siko bimeze. So birashoboka ko ni bimwe twavuze ngo nta wabura icyo yaha umuntu. Icyo gihe muri iyo myaka 10 igora kuri iyo myaka 10 kungana ushobora kuba hari ibyuzi ukazakenera kongera bwa bumenyi bwawe ukabukura kuri wa wundi wavutse cyagiye utariho akakubwira ibyo yabonye kera. Karagaciyemo noneho rero buriya tumaze kubona neza inshuti icyo ari cyo. Inshuti ni imbereraho nanjye nkuberereho. Ndumva ariko yo imeze nimfasha ngufasha. Iyo bibaye nkaho aho nanone hakazamwe ikibazo cyuko abantu nanone bashobora kubyitwaza, kuko nkuko twavuze ko dushobora kubana tutanganya ubushobozi. Hari igihe nshobora kuba ntacyo mfite naguha mu bigaragara. Noneho rero iyo uvuze gutya ati nimanguhe bihita biza bikagaragaza yuko byanze bikunze uzabana nawe mwese ari mpaka nyine niba wenda washoboye kumfashisha 100,000 noneho ubwo nanjye byanze bikunze mfite kuzizirika nkashakisha bya 100,000 nawe igihe wagize ikibazo hari ikindi kintu. Niyo mpamvu twaza tuvuga ngo tubitandukanye. Ni ukuvuga ngo inshuti ni yayindi igira ikintu ishobora gukora nta zindi nyungu iteganyije. Rero iyo bibaye nk'uko ngo tuvuga ngo mpanguhe ni ikiguzi, haba hagiyemo ikiguzi yegaye. Nuba ngo niba ntacyo mfite genzaguha, ubwo nanjye sinshobora kugusaba cyangwa se ngo icyo gihe ntago muba muri inshuti, ahubwo hari ikiba cyaraguhatiye kumukunda, icyo uzamubonaho cyangwa ikindi. Aho nanone nyine aho nanone hakahazamwe inuza. Buriya igihe tubana dusumbana ubushobozi
nkaba wowe ibyo ushobora kuvuga ati ngo uhaye inka uko ubona ko ntayo mfite noneho nanjye ngo njye nywa amata ukabikorana umutima mwiza w'urukundo nta n'ikindi kintu ugamije, aho ni byiza. Ariko nanone niho bihita haza hakagira nk'ubu kubanganya ubushobozi kuko nabo barahari babana banganya ubushobozi. Aramutse wenda aguhaye inka nawe ushobora kudahita uvuga ati noneho nanjye nguhaye inka. Icyo kintu tugitinzeho, ariko mu by'ukuri hari n'ikindi kintu dushaka kugira ngo tuganireho twanzura kuri icyo kintu kijyanye n'inshuti. Ubundi bagenzi banjye, inshuti ni wa muntu ushobora kuba yagira icyo akumarira mu gihe biri ngombwa. ubundi umuntu ushaka kukwigobotorera. Ubundi inshuti ya nyayo, ubundi inshuti ya nyayo ni imwe wibonamo nayo ikakwibonamo. Uburibwe bwawe bukaba uburibwe bwe, mbese ugashya agacumba umwotsi, nawe yashya nawe ugacumba umwotsi. Icyo kirumvikana. Noneho tugiye rero, hari ikintu twaza tubane, ese inshuti ishobora kuruta umunyamuryango ite? Abanyamuryango twamaze kumenya ko ari abantu mugirana iki isano. Hari ubwo baba babyara bawe, hari ubwo baba babyara bawe, hari ubwo baba bashiki bawe, hari ubwo baba bakuru bawe, hari ubwo baba ba nyogosenge baki, mbese umuryango nk'uko wumva ikiryango. Umunyamuryango rero ni ryari ashobora kurutwa n'inshuti? Murakoze cyane. Ubundi nk'uko mwabisobanuye, umuntu aba umuvandimwe wawe, duhere ku muvandimwe igihe muvuka ku babyeyi bamwe, hakabaho noneho n'abavandimwe muri rusange bagize umuryango wawe. Siko bimeze, nibo baba byarabaye nyine twavuze icyo munyanganire ninjiremo gutyo nsobanure. Siko bimeze, mushobora kuba mushobora kuba muvukana batakwiyumvamo, sibyo? Ariko kandi n'abanyamuryango ibyo ndabyumva ndacyasobanura aho inshuti ishobora kuruta umuvandimwe. Aho niho nshaka kugwisha. Inshuti ni wa muntu mwagize ikibahuza, noneho rero umunyamuryango ni umuntu mufitanye isano. Ni gute noneho ya nshuti ishobora kuruta umunyamuryango? Ishobora kuruta umunyamuryango binyuriye. Ubundi uko nende gusobanura niko numvaga mbishaka munyihanganire, sibyo? Kuba uvukana n'umuntu ntibivuze ngo akwiyumvemo, kandi kuba inshuti n'umuntu ubundi nuko mugomba kuba mwiyumvanamo. Ibishoboka se? Amateka ashobora kubatandukanya n'iki. Noneho ya nshuti rero izaruta uwo mu muryango gute? Ni cya gihe muri kumwe muri cya kibazo cyawe, uwo mu muryango adahari, utanamutabaza ngo agutabare. Ashobora kuba adahari kuko mutafitanye communication, mutabasha gukomunika, ariko arahari, ariko nari mu kibazo cyawe. Aho birumvikana. Ni ukuvuga ngo ubundi tutagiye kure, iyo bavuze ngo ni ryari inshuti ishobora kuruta umunyamuryango, kandi twabonye igituma inshuti iba inshuti ni uko hari ikintu kiba cyagize gute cyabahuje. None umunyamuryango igihe runaka bizagaragara ko hari igihe ukeneye ubufasha ntibuboneke, kandi bushobora kuboneka kuri we, bushobora kuboneka cyangwa se ashobora kuba bufite. Ni ukuvuga ngo ntiyitambitse muri cya kibazo cyawe ufite, nta cyitayeho muri make. Noneho ugasanga ku bufasha runaka wari ukeneye ntibubonetse kuri wa muntu witwa ngo umunyamuryango cyangwa se mufitanye isano, kandi bya bindi byari bihari agomba kugufashisha. Ariko mu by'ukuri wa muntu mwagize ikibahuza ukabona kenshi yitambitse muri bya bibazo. Ari nabyo kenshi dukunze kubona muri iki gihe, usanga abantu mufitanye mugira icyo mupfana, ariko mu by'ukuri ukaba waburara, nyamara areba kandi afite ibyo agira ati ibyo arya, ukagaburirwa n'undi uvuye ku ruhande, afite n'ibyo amena. We nyine ari no kwimena, ubwo ni muri iyo nzira. Noneho ugasanga umuntu witaye kuri cya kibazo ufite n'agahinda kenshi ni wa muntu mwahujwe n'ikindi kintu gutyo, ndetse mukaba mwanahurira no mu muhanda witemberera, akakureba uburyo ugenda, akabara ariko se bundi amakuru yawe witwa nde. Kuganira gutyo bikazatuma hari n'ikindi kintu muhuriraho. Mu by'ukuri ugasanga niwe ugize agahinda k'uburyo ushobora kuba ubayeho,
niwe ugize agahinda k'ikibazo ugize, ariko nyamara mu banyamuryango hari abagakemuye na cya kibazo, bo babirebeye aho bakabireberaho nk'iki. ni wa mwotsi wa bwa bushye bwawe rero wamuzamukiyemo kuko inshuti yawe mwiyumvana. Aha, none mu by'ukuri kenshi na kenshi ingero zikunze kuboneka, nk'ubu ngubu hari abavandimwe benshi cyangwa se imiryango myinshi usanga yifite nyine ndavuga ifite ubushobozi irakiza, ariko mu by'ukuri nka Jebi tuvuge afite abantu bari muri Amerika, bene wabo, cyangwa se nka Manzi afite abantu bari muri Amerika, yibereye ahangaha. Si muri Amerika gusa, yenda ntituvuga Amerika, ni mu bindi bari hanze, mbese bagiye gushakisha hanze bakanafatisha ndetse bigereka ku kantu. Noneho byarangira aho ufite nk'ikibazo, ubu ni ukuvuga ngo ushobora kubabwira ikibazo bakakumva kukivuze, ariko mu by'ukuri ugategereza yenda tuvuge nk'ibyavamo, ndavuga nk'igisubizo nk'icyavamo, uzi neza ko bifashije ndetse uzi neza ko hari icyo bafite, ariko mu by'ukuri ntibe bakwitambika nk'ibyo bibazo byawe ufite. Noneho njye nk'inshuti ya Jebi nareba uburyo ameze, agahinda kakanyica, nkanifuza kuba nagira ibyo ngira nibura ngo ikibazo cye nkikemure, nkifatanya nawe muri ubwo buryo, kabone n'ubwo nakwifatanya nawe mu buryo butari buhite bukemura bya bibazo, ariko bigaragara ko bikemurire rimwe ngo birangire. N'abo ngabo bari muri Amerika cyangwa se mu Burayi n'ahandi hose muri Aziya, ntabwo tuba tuvuze ngo yenda babe bakemura bya bibazo bya wa muntu birangire, kuko nta n'ubwo uteze gukemura ibibazo by'umuntu kuri iyi si ngo birangire, sibyo? Noneho ntihagire ubushake nawe bishyiramo, nibura ngo abe yagira ute, n'ako kantu gatoya ko kumufasha kare mu mutima wa muntu cyangwa se wa munyamuryango, bigatuma nibura habaho no gukundana. Ariko mujya mubona ukuntu imiryango y'iki gihe cyangwa se ikiryango cy'iki gihe kitakiyumvanamo kubera inzara. Oya, inzara se kandi inzara ni iyihe nyine? Ahari yenda wowe tubwira iyo nzara ihari, wasanga yenda hari ikindi kintu yabisobanuye natwe tutari turi gutekereza tukanakimenyera tubwire. Iyo nzara ndi kuvuga iri gutuma nta muntu ukita ku wundi mu miryango, sinavuga ngo ni igifu kirekire, usibye nabyo ko byazamo, ahubwo ni kwagushaka, mbese kwikubira. Runaka ndabizi turavukana, runaka ndabizi dufitanye isano, ariko sinkeneye kamenya nahomba, ntabwo nshaka ko abimenya, kuko reva ariho hazagira icyo anyeneraho, si byose? Ushobora kugira inzara y'amafaranga, ni inzara y'ibintu mbese. Ni ukuvuga ngo ni inzara yo kugira ngo agire ibintu byinshi, kandi mu by'ukuri kenshi. Ariko hari ikintu njya nibaza, nka bano bantu bumva ngo ni abakire ba mbere ku isi, iyo ntekereje cyangwa se iyo wumvise mu mateka amafaranga baba bafite kuba yafata umugabane wose akawutunga mu gihe cy'umwaka ntawe ugize ahandi hantu ajya gukora. Reka tuvuge yenda nk'igihugu yatunga nk'igihugu, ariko mu by'ukuri ugasanga we nawe ubwo aracyarira, arimo arashaka n'ibindi byo kongeraho, kandi hari abandi bari aho babuze epfo na ruguru, kandi ni wa muntu ushobora kuzapfa ntihagire n'igiceri cy'atanu, ntabwo se cy'atanu n'ikintu n'icyarimwe niba kinari, ifaranga ryose rifite agaciro, ntihagire na kimwe bagira ute ajyanana nacyo. Nkibaza ubundi nk'abo bantu baba bateye gutya, ubundi baba baruhira iki? ariko se reka nkubaze, baba baruhira ubusa. Salomo ngo yarabyitegereje muri Bibiliya, yarabyitegereje ngarabireba, yari afite byinshi, bira ngo nta mutunzi wari wabaho wangana Salomo, nta n'umuntu ufite ubwenge bwangana n'ubwo Salomo yari afite. Imana yaramuhaye. Ariko Salomo ngo yarabyitegereje amaze gusaza mu myaka ye y'abukuru, ngo byose ni ubusa, ngo nirutse inyuma y'umuyaga, kandi wirutse inyuma y'umuyaga se yawufata? Ntibishoboka. None rero ikintu gituma akenshi abavandimwe b'iki gihe wirutse inyuma y'umuyaga, n'ubundi ab'iki gihe tubigaruye mu ntuze mu mvugo nzima y'ibyo turiho, nubwo ni uwirutse inyuma y'amafaranga.
nyine akenshi kwiruka inyuma y'umuyaga ni ugushaka kujya mu kintu ni ugushaka kugera ku cyo ni ugushaka kuzagere ku kintu runaka kandi udateze kuzakigeraho. Ubutunzi rero nkeka ko n'ubundi umuntu azawushaka akazenda afata bugufi. Ariko icyo navugaga ntagwira ko nawe uyafite wigeze mu Rwanda ngo babiyita ngo ni ntagwira niko babivuga. Abarundi nabo bakanga ngo ni amahera araheranye. Ariko ikindi navugaho ngakurikira kintu wari utubwiye ubu wereka nkubaze ubu nk'uwaguha ubushobozi yenda reka nkoresha ijambo umwami ubu wakugira ubushobozi cya perezida oya reka ntaza kugira icyo njyamo kitari sawa reka nkoreshe umwami cyangwa se reka nkoreshe ijambo igihangange uwaguha ubushobozi bwo kuba igihangange ubwo bushobozi waburekura igihangange w'ikintu ahubwo umwami nibura kuko igihangange hari igihe kiba igihangange mu bibi hari n'igihe kiba igihangange mu ntuzi. Reka uba umwami nushaka kuza umwami wawe ariko uri umwami noneho sasa waguha ubushobozi bwo kuba umwami nk'uko ubyifuza iryo kamba guhaye urumva warirekura cyangwa waririnda? Iryo kamba kuba baba barimpaye naririnda ariko igihe nkora ibidakwiye rya kamba mba ndi kugira ute mba ndi gusa naho ndi kuritandukira mbese ndi rero icyo nashaka kuvugaho abo bantu ngo barunze amafaranga bakagera gute ko twari twabivuzeho siko bimeze bo impamvu bakomeza kuyagundira baba bashaka ngo yarevo bagezeho ntibazigere bajya hasi bakomeze bayobore bakomeze bayobore nicyo baba bakeye ni yanyota wa mururumba na none gusa aho hari mutuma tukagira ikintu tudafashanya aho byanze bikunze hazamwe ikibazo kiza kivuye nimba umuntu ashobora gusohokera ku Gisenyi afite umuvandimwe waraye umuhamagaye akamubwira ko afite umwana uri mu bitaro akamubwira yuko nta mafaranga afite ariko bukeye akaba afite gahunda yo kuza gusohokera ku Gisenyi ari busigayo miliyoni 3 yangirijeyo mu kwishimisha gusa kandi bamubwiye ko hari umuntu ari kwa muganga ngo yaba ari umutindi ku mutima yaba atindahaye ku mutima. None se reka nkubaze uteka ibiryo akabimena uteka ibiryo akarya agasigaza n'ibyo ari bumene ni ukuvuga ko abayoboye ko uretse no kujya kure wenda mu baturanyi be ba hafi aturanye nabo bari hafi haba hatari haba burayi baba hari ariko buriya abakire baba bateye kwabo nyine aho nyine nicyo mita nkubwira yuko byanze bikunze ntago kwanga kurekura ubufasha kuwabugusabye ari uko aba ari uko afite umugambi wo kubirunda kuko nibyo bangiza ni byinshi ahubwo hariho abantu badafite umutima wo gukunda ababo. Iyo po yawe ndayemera nyine umuntu yanga kuguha ikintu kuko atagukunda siko twavuze se umuntu yanga kuguha ikintu cye kuko atagukunda ukwimye ugukunda wanyawe izi saha imvura iguye hano hangaha ugukunda wanyawe imvura iri kubanyagirana abona uri naguha ikoti rye nawe ari bunyagirwa kamera nk'uko wari umeze wambaye ku t-shirt inshuti ya nyayo iraguha ukambaraho iminota indi minota ukongera ukayitiza ukongera ukamuhereza paka imvura ibisi. Birashoboka kuko nk'ubu bajya bavuga ngo ahatari umwaga ngo uruhu rw'urukwavu rwisasira ijana ahatari umwaga uruhu rw'imbaraga se nabwo ngo rukirosa uzi uwo mugani icyo ushaka kuvuga ni uko byagenda urumva uruhu rw'urukwavu abantu 100 ni akantu gatoya uruhu rw'imbaraga si abantu 5 ni ukuvuga ngo ni akantu gatoya bashatse kuvuga niba kakwisasira abantu 100 ni uko byanga bikunda ahatari umururumba muri make umwaga ni nk'umururumba mu kinyarwanda noneho ahatari umururumba nubwo cyaba ikijumba mwagisangira muri 100 urumva ukuntu bishaka nyine mushobora kukigabana muri benshi kandi bigakunda kubera ko buri umwe ari kwiyumvamo mugenzi kubera ko buri umwe ari kwiyumvamo ni wa mubano uri hagati y'abantu 100 turi kuvuga rero
benshi turunda mugani ubutunzi nk'uko ubushobozi tukaba tubufite, ariko mu by'ukuri twe ntidushaka ko bwa butunzi hari abandi bantu bagira ute babugira cyangwa se babubonaho. tugume tuyobore tugume hejuru. Gusa n'ikindi nk'umuvandimwe birashoboka ko habaho umuvandimwe cyangwa abavandimwe nko mu muryango, dushobora kubivuga tuvuga urugendo nk'abantu bashobora kuba bavukana ari nk'icumi batanu, kuko mu babyeyi bahashize babyaraga abana benshi bishoboka, ariko bashobora kuba wenda bavukana ari nk'icumi hakaba harimo batanu wenda babashije kugera ku rugero runaka. Yego birashoboka ko buriya nubwo yaba ari umuvandimwe wawe utahora wirengeye umutwaro wiwe, ariko byibuza se hariho icyo wamukoreye ushobora byibuza guhagarara uvuga ati ntako nagerageje, biranga ariko wagerageje byibuza ujye ukibaza mu mutima ubundi ukibaza mu mutima urakibaza mu mutima nyine uba ugomba kukibaza mu mutima. Ubundi mugani runaka namukoreye iki cyatuma azamuka gereranyije njye naho ngeze. Nimba ari abavandimwe 10 hakaba hariho batanu bagize ayo mahirwe, ese bariya batanu hari icyo mwakoze byibuza buriya? Kuko nanone kuba warobera umuntu isamaki ukayimuha, ibyo nabyo ni kimwe mu bintu by'ubujiji biri mu bantu. Ariko umuntu mbere y'uko wowe umurobera isamaki ahubwo mwigishe uburyo yayiroberamo, noneho we ajya yirya ari iwe ukoze iki uyirobeye. Wowe wamukoreye iki cyabaye cyamuzamura na ibyo akinanirwa kumva ko ngo nge ngo kuba ngo mbonga ibyo nagezeho ngo nakoze cyane. No, ubundi hariho benshi bakoze cyane badafite icyo bagezeho, ahubwo ni amahirwe. Ubundi gusa muranyanga, ariko nibyo abazungu hari akantu k'umuco nabigiyeho nabonye ahantu baturusha muri make ikintu baturusha ku bintu bijyanye n'imibanire gutyo. Niba umuzungu akize kugira ngo agere kuri cya kintu, hari ibyo umuryango uba wigomwa. Hari gushobora no umwana yari mu rugo yakora imirimo y'umwigomwa akajya mu bye, rero buri hari icyo uba wigomwa. Ni ukuvuga ngo rero niba ugiye muri cya kintu kikaba successful, ufite inshingano zo guha esikariye undi murumuna wawe cyangwa undi muntu mwene wanyu uri mu muryango wanyu wo hasi, nawe akayuririraho wa wundi nawe mu bisekuru agahabwa izindi nshingano. Ibyo binyoni harya bivuze babyitaga ngo ni nyirabarazana, ni nyirabarazana. Ese ubundi ijambo nyirabarazana kuzana, ndumva iryo jambo hari ukuntu njya ryumva mu nce za Uganda, hari ukuntu bavuga ngo kuzana ni ugukina mu rurimi bita urunyoni. Kuzana ni ugukina. Wowe utageze ujya irwota amasimbi tube tukwigishaho akantu gato kandi ugafatira kabisa. Dore ndanashimye ku mutima kabisa. Iki kinyoni rero kiravuze, mpita nibuka izina ryacyo. Kera nayo ngo bakita ngo nyirabarazana. Ubwo rero niba ari cyaraturutse muri Uganda simbizi, ubwo wasanga izina ahubwo kuko hari amagambo menshi yinjiye mu rurimi rw'ikinyarwanda, wasanga natwe twarisanze biriho bigahinduka rya jambo ritirano ryinjiye mu rurimi. Ariko nyine byavuye niko bimeze nyine. Reka dukomeze. Inshuti bakunzi ba Vanilla TV Show, reka tujye tubashimira. Gusa ikiba gitumye tuvuga ati dukore ikiganiro bene nk'iki, ntago ari uburyo bwo gusesereza, ahubwo buba ari uburyo bwo kugira ngo kugira ngo umuntu yitekereze hariyo n'izindi mu muryango mbanye n'abavandimwe cyangwa se mbanye n'abanyamuryango. Ese ubundi niba uri n'inshuti, uwo mubanye inshuti mubanye muti, niba ari nabi ukabikosora, niba ari neza congratulations. Nk'ubu hariho ingero nyinshi ziza zigaragara cyane, hariho ababyeyi ndetse hari n'imiryango myinshi yigomwe, kuko birashoboka ko dushobora kuba tuvukana wenda turi nka 4 5, noneho twese bikaba biri ngombwa ko mbese kubushobozi bikaba bidashoboka ko twese tuziga ngo turangize amashuri. Noneho hakabaho bamwe bigomwa ku gundi kugira ngo noneho uriya wenda agenda arangiza ayo mashuri
noneho wenda nazamuka akagira akazi azabona azafashe bamwe bakoze iki bemeye kumubera bamwitangiye ubundi ingero zo ni nyinshi. Nk'ubu hari umwana mperutse kuganira nawe abana na mukuru we, navuga ko babana ntabwo ari mu buryo mbese bwo kuba ngo umwe mbese mukuru uwo nguwo afite umugore, hanyuma noneho undi we nyine ni umuntu ukiri umusore, ariko twaraganiriye numva aravuga ngo buriya ngo wari uzi n'iki. Ubwo nari numvise ari kuganira n'abandi, icyo gihe tubanza kugiraho n'utuntu tw'impaka nyine tuvuga kuri icyo kintu, ariko mubwiye ko byanga bikunda igihe n'igihe cyose nzamuha iki umucyo neza. Noneho yaravuze ni wari uzi ko buriya inshuti ijya windutira umuvandimwe, urumva? Ariko mu by'ukuri ugiye gusesengura usanga koko hari aho yabivuze neza ukumva ko ari ukuri, ariko nanone ku rundi ruhande ukumva ko umuvandimwe nta gikwiye kumuruta kubera ko muba mufitanye isano mu maraso. Ariko mu by'ukuri ikintu gituma kenshi na kenshi bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ni uko nshobora kuba mba mu nzu nkodesha, ndetse urabizi ko nyibamo nyikodesha, ariko kandi uri umuntu tuvuge wa famiye, wavuze famiye ni ikiryango, ugasanga bishoboka ko rwose n'inzu ushobora kubona inzu ntakodesha mukanzamura muri ubwo buryo, noneho ugasanga icyo kintu ntimucyitayeho. Icyo gihe rero iyo mutacyitayeho, njyewe ku bwanjye mvuga ko inshuti ishobora kubandutira cyangwa se kundutira abanyamuryango. Ubwo mwana niko yavugaga, noneho birangije birangira uwo mwana avuze ko inshuti imurutira umunyamuryango. Ndabaza se ubundi iyo nshuti yo mubana mute wowe uvuga ngo yaruta umunyamuryango? Ubwo nyine uruhande nari ndimo n'uko byanga bikunda nta kindi kintu gishobora kuruta umuvandimwe. Mvuga ko nubwo yenda nta bufasha bundi bwava hirya kuri we ngo bunzeho, ariko isano nkuru mfite ari iki, ari iy'amaraso. Icyo gihe rero yanyeretse impamvu zishoboka zose ko iyo nshuti imurutira umuvandimwe cyangwa se uwo munyamuryango, kuko nyine biri numva nawe nanone afite iki ishingiro. Mu by'ukuri niba kurya kuri we bimugora, tuvugeho nyine niba babana akaba afite uko akodesha n'undi akaba afite uko akodesha, ariko babanaho afite uko arya n'undi afite uko agira uko arya, kandi we ababona ashoboye bwo kuba yagira icyo amufasha, ariko noneho ntacyo. Ahubwo abavandimwe bo hirya yenda bamwe bahurira mu bakaba ari bo bagutekerezaho kurenza wa muvandimwe we. Aho rero yarabivugaga tujya impaka n'abo bantu, mva ko byanga bikunda ari iki nawe kandi uhita ubyumva neza. Rero inshuti bakunzi ba Vania TV show, muba mukurikiye ibiganiro byacu, ntago tuba tubivuga yenda ari ugusesereza, ahubwo kenshi na kenshi comments cyangwa se ibitekerezo by'abantu baba bakunze kuduha ku biganiro nibyo tugenda dusesenguraho ngo turebe uko ibintu byakagenda. Rero ntago twebwe ubwacu tubaho ku bwacu, ahubwo tubaho ku bw'Imana. Niba rero hari ibyo uba ufite byo kuba wafashisha umuvandimwe cyangwa se umunyamuryango, wamufasha, kuko n'ubundi bavuga ko ari intagwire kabisa, bavuga ko ntabwo ushobora kubona amafaranga umuntu atari ibintu bifatika, kandi si n'ibintu bifatika no kumuba hafi no kumwumva, no kuba wamuha ibitekerezo kirahagije, ariko tubane neza dusize ari nziza kuruta. Cyaba ari ikibazo rero kumva ko nanone inshuti ikurutira iki umunyamuryango. Uzi kugira ngo umuntu avuge atobore ikintu avuga ngo njyewe nginshuti mutira umunyamuryango mufitanye isano yo mu maraso, ni ikintu kiba kitumvikana. Jebi ni ibintu biba bitumvikana kabisa. Mu by'ukuri nabuze byinshi kandi byiza cyane, kuko nubwo uwo muvandimwe nyine icyatumye abivuga yabivuza bitewe n'uko we yabibonaga,
gusa nyine nk'uko n'undi wavuze birashoboka ko hariho abavandimwe baruta izo nshuti kuko hariho abavandimwe babereyeho bagenzi babo ariko nanone ku rundi ruhande hariho n'inshuti zabereyeho izindi nshuti ingenzi zazo gusumba bakabana neza. ubwo rero nanone uzavuga ko inshuti murutira umuvandimwe ntuzamuhakanye kuko wafite impamvu abivuga. buri umwe wese afite impamvu ituma avuga ikintu. noneho n'undi nawe nakubwira ngo umuvandimwe wanjye andutira inshuti yanjye nawe ntuzamuhakanye kuko nawe afite impamvu. cyakora yego burya aba afite impamvu ibivuga ariko uretse nyine akantu ko kumva mbese hari ukuntu wumva nyine abantu basa n'abakwiyemuyeho cyangwa se ukumva basa n'abakwirengagiza ugasigara uri wenyine ugahita wumva ni ibintu nyine bikurenze ariko mu by'ukuri burya umuntu w'isano y'amaraso buri ikintu cyita isano y'amaraso giha agaciro kurenza ibindi bintu byose. icyo nicyo nyine naringiye kuvuga buriya icyo abavandimwe bakabaye baharanira nuko bakabaye bubaka isano iruta ndetse n'iriya yo mu maraso kure cyane kuko buriya ndetse tukabaho dufashanya bya bishakwa hanze bikabagaragaramo hagati bagufashwa na ya nshuti n'umufashanya ubwanyu. uzi n'icyabakarusho noneho cyane uruzi kugira ngo umunyamuryango yitwa umunyamuryango binahure ko ari n'inshuti. amata babyamavu ubundi ikibazo ahantu kuva icyo kintu amata babyamavu kandi n'umunyamuryango kabisa. icyo kintu nuko kidakunze kuboneka kundi ni cyiza cyane nuko dukunze kuba turi abanyamuryango tugahuzwa n'amaraso ariko ntiduhuzwe n'ubucuti. ntiturangwe n'ubucuti. buriya uri kureba hariho umubyeyi umwe wavuze ngo we iyo abana be bamaze guca ubwenge ni ku rugero rw'imyaka 18 ntabwo bikuraho ko bari abana be ko yabagira inama ariko nanone ntabwo bikuraho ko ari abana be ari ubabyara ariko iyo bageze kuri urwo rugero abafata nk'inshuti ziwe abantu bazajya bicara bagahanura akabagira inama. Birashoboka n'umwana yagira umubyeyi inama aho bitari kugenda neza cyane rwose. noneho rero nk'abavandimwe kakaba yari akarusho cyane noneho kubona umuvandimwe hari n'inshuti yawe. Akuzi ukuntu bisa neza ni ikintu biryoshye. ubundi motivasiyo bitera muri buzima tubamo ni byiza cyane. ubwo rero reka yenda dusoza njyewe nkanjye uko mba mbyumva nuko njyewe mbibona n'inama ndetse nshobora kugira ababa batwumva nk'abakunda Vania TV show. Reka tubanza tunabashimire ko mudukunda. Turabashimira cyane kabisa. Munadukorera subscribe. Seriyoti ni yanyu kabisa. Munadukorera subscribe, comment, share ndetse na like. Buriya njyewe ikintu cya mbere numva cyane kizima nuko twagirana isano y'amaraso ndetse hakabaho n'iy'ubushuti. icyo kintu nk'uko wagomye bivuga ni amata y'ababyaye iki amavuta. uzi kubona amata atagira amavuta na gakeya ayo mata ntabwo aba ari mazima ayo si amata n'abatwumva bavuga ayo ni amavaruganda ntabwo aba yavuye ngo ayo ntabwo ari amata iyo atabye amavuta ntabwo aba ari amata. bivuga ko rero n'ubundi y'amata by'amavuta ubonye ibintu bibiri byiza kandi byose byiza. umunyamuryango utabyara ubushuti bamenye kubona mu muryango ntawe nta sano ibiri aho umuntu rwose bushya. rero icyo nshishikariza abadukurikirana ni uko twaba abanyamuryango ndetse tukaba n'inshuti ku buryo twiyumvanamo. uzi kuba umuntu ari mu muvandimwe wawe ariko ukaba wumva yuko ibyawe utabimubwira bitewe n'uko uzi ko atari bubyumve. ariko ukumva yuko wa undi mwahuriye umuhanda nawe inshuti mwahuriye muri bisi ariwe ushaka kubwira ibyawe akabyumva. reka ngura kandi kantu gato. tekereza ko uba utuye nk'aha
umuvandimwe wawe muvukana akaza agasura utuye hano iwe ntabwo akagenda atakugezeho icyo kintu cyumva kandi abizi neza ko aho hantu hatuye icyo kintu nyine urumva ni ikintu kiba kigoye cyane kirenze n'intekerezo za muntu. rero ibyo bintu igituma ibi biganiro bitambuka kuri Vania TV show ni ukugira ngo abantu bagifite ibyo bintu mu mitima babikuremo, twubake u Rwanda n'imiryango ifite urukundo. Si n'u Rwanda gusa, isi yose muri rusange. Isi yose iyo ikiryango cyamaze kumva ko kigomba kugira urukundo hagati yabo cyangwa se hari isano ituma mbese ibisano koko nyasano bakagira ubushuti, isi yose ni ukuvuga ngo ibiki amahoro. Burya isi ihera ku muryango. Cyane umuryango bya bintu tuvoma mu muryango nicyo gihugu, niwo muco, niyo shusho y'igihugu tubona. Bya bintu tuvoma mu muryango nibyo tugenda tukerekana hahandi tuba twagiye kwigushaka ubumenyi ndetse n'ibindi kabisa. Rero ni byiza tubana mu buryo dusoza byiza. Icyo kintu kibona ute nk'iyo ese ubundi we byaba byarigeze bikowe ibintu nk'ibyo byo gusanga nyine inshuti yakurutira abanyamuryango gusa hashobora kuba hariho wenda abanyamuryango twaba tutabyumva kimwe, birashoboka kuko bose nanone ntabwo babyumva kimwe. Hari nubwo wowe utabibabona ariko bo bakabikubona. Ibyo birashoboka kuko umuntu akenshi ariko njyewe sinajya mu mitima yabo. Ariko njyewe icyo nsaba waba nabimbonamo nge yanyegera kangira inama nanjye wenda kuri mutabishaka. Ikibazo ahantu kiri ni ukubonaho umuntu ko afite ikizinga, noneho ahubwo wowe ukagenda umuvuga hanze kandi we ufite kiriya kizinga hari wakabaye ubimubwiye. Uwo si inshuti. Icy'ingenzi uyo si n'inshuti, si n'umuvandimwe. Inshuti yawe ikubwira ko ufite igishyimbo mu ryinyo cyangwa ikarigukuriramo, ikakigukuriramo, iyo niyo nshuti. Ubundi njyewe abavandimwe banjye turabana rwose nta kibazo kirimo, kandi n'inshuti zanjye turabana. Ahubwo ubwo ni amata yabyaye amavuta. ubwo wagize weho mubwire ahubwo ugeze mu kera gatugera mu ijuru. Oya nibyo, kuko impamvu mbivuga buriya hari ibintu runaka usibye ko umuntu agira amateka maremare, sibyo, ariko mukomeje kuri ako kantu gahita kankuma, sibyo. Impamvu mbikubwiye bishyira kuri iyo level kuko njye ntabyo nabonye. nawe ndumva warabayeho nabi. Ntabyo nabonye. JB nk'uko uri kubibabwira, gira nibura inama usigira aba bantu badukurikiye kuri Vania TV show. Nabwira inshuti zidukurikiye kuri Vania TV show nuko ikintu cy'ingenzi kiruta ibindi byose ubuvandimwe. Nimba ushobora kuba ufite ubushobozi, umuvandimwe akaba yajyana umwana mu bitaro, umwana akarinda ageraho ku rugero rwo kuba yatabaruka avuye mu mubiri, utamugezeho, nta bufasha ugize umuhaye kandi wari ubufite, uwo mwana agatabaruka bitewe n'uko yabuze ubushobozi bwo kuvurwa. Ashobora no kutaba umwana rega nawe akaba we nyine. Kandi birashoboka ko n'umuntu mukuru, gusa ntabwo byakuraho ko ubwo bushobozi uri bumuhe niba abaye ari uwo gupfa n'ubundi butatuma bikore ntacyo, ariko byibuza kora uruhande rwawe, Imana nayo ikora urwayo. Ubwo ngiye niyo message naha inshuti zidukurikiye kuri Vania TV show, wowe kora uruhande rwawe, noneho Imana nayo ikora uruhande rwayo, amata byara amavuta. Murakoze cyane. Rero dusoza kuri Vania TV show twari turi kuganira ku kijyanye n'insanganyamatsiko igira iti mbese ni ryari inshuti ishobora kuruta umunyamuryango cyangwa se ikiryango cyangwa se umuvandimwe nk'uko JB ari kubivuga. Mu by'ukuri rero ibiganiro byacu ni ibiganiro by'ubwenge, tuba dukeneye ko namwe muduha comment, mukaduha ibitekerezo. Ahubwo ni byiza cyane rwose. Ibitekerezo byabo nabo se babyumva bate? Naho n'iyi si isigaye ikunda ibintu bitari mu bwenge, ariko twe ntituzanirwa kugira ute kuvuga iby'ubwenge. Twebwe Vania TV show ibaye hano kugira ngo tuganire, tujye tuvuga ibintu byakungura umuntu ubwenge ndetse byagira n'ubumenyi bisiga mu bantu, bikazaba n'igicumbi cyo kuzabaho ku yindi minsi y'abazadukurikira. Niko yaba bimeze.
rero abari badukurikiye kuri Vania TV show icyo tubararikira kugira ngo mudushyigikira ni ugukora subscribe, mukaduha comment, muduha ibitekerezo by'uko mwumva iki kiganiro, ndetse mukagisharinga cyangwa mukagisangiza n'abandi bavandimwe mbese mubashije kuba mugeraho. Ubundi hasigaye mukanaduha na like mukatwereka ko muri kumwe natwe. Ubundi hasigaye kuri Vania TV show ibiganiro nakagaruka. Bye bye.